dushobora gufata nka defense ya Real Madrid twibukiranyije Real Madrid yatakaje hakiri kare cyane Delrey Militao kandi ahita avunika sezo yose. Icyo gihe Real Madrid yashoboraga kubifixa mu kwezi kwa mbere ariko nta kintu yigeze bikoraho, yarabyihoreye ibireka nkana ibibona ko ari ikibazo. Real Madrid yavunikishije mbere yuko mu kwa mbere hagera, yavunikishije Carvajal yego ifite misoko ryo mu kwa mbere ishobora kugira ikibikoraho, ntiyamusimbuza yahengeka Valverde na Vasquez. Ibyo ni ibintu ugerageje kureba byashoboraga kuba bya bintu bashoboraga kugira icyo bakoraho ariko ntacyo babikozeho. Aha rero bihita byerekeza amaso muri management. Ni kuri gatatu bavunikishije Mendy, Mendy yego kuribuka bifuza Alphonso Davies ntibamubone ntibashaka undi bazana, birangira bakomeje kwahengeka abakinnyi batandukanye barimo ba Kamavinga, Alaba rimwe na rimwe nabyo biri mu byashize Real Madrid mu bihe bibi. Alaba nawe yatangiye yaravunitse, burya yatangiye sezo yaravunitse dahari, urumva ko defense yabo yarebaye shekene cyane burgamo abakinnyi benshi. Equipe ya Real Madrid ugiye kureba uburyo yakemuye ibibazo byo muri mediane yabo nabwo ntago bibavugira cyane. Nk'ubu Luka Modric umukinnyi ukuze kurusha abandi muri Real Madrid amaze kugaragara byibura muri ino kipe ya Real Madrid imikino myinshi kandi akayigaragaramo kubera yuko abandi bakinnyi bahari ni ba Dani Ceballos n'abasore wenda navuga bakiri batoya ba Diaz ba Delrey. Ugereranyije ugasanga Real Madrid ahantu yashize imbaraga cyane mu gushakira ibisubizo yagiye yirebera muri Real Madrid Castilla. Ubwo muri defense niko bagiye promoting aba bana bari Aho Asensio bakaza ubusore butoya bwa Garcia baramuguze bakagenda bazana abakinnyi bakiri bato ubona wenda batari bagera kuri ya karibu yo kuvuga ngo bahatana 100% kuri top level. Ugereranyije rero nibyo batakaje mu ma equipe yandi ya mbere baga bafite level y'imyubakire ya ma equipe bitandukanye na ya ma equipe kuko wasangaga Real Madrid surtout muri ya myaka nyine yagize success zo gutwara nka Champions League 3 zikurikiranya babaga bafite babakinnyi babanzamo 11 beza ariko basimbura babo ari abakinnyi bahamagarwa mu makipe y'ibihugu kandi nayo meza kandi akomeye ari abakinnyi ushaka kwizera. Harimo nyine quality ya squad, ibyo na Garancharote bari kubikora. Garancharote yari bugura abakinnyi na Garancharote yari busimbuza bavunitse na Garancharote ntacyo yari kubikoraho bene ibyo ngibyo. Ibyo nabyo ushobora kubyumva ahenshi wenda ukavuga ko uko kubura experience kwabo bana bagiye baza uko gushakira ibisubizo mu bakinnyi bakiri batoya bazamuwe wenda aho ngaho ushobora uko gusajisha abakinnyi nashaka ibisubizo vuba by'abandi bari ku rwego rwabo nka Toni Kroos na Modric nka Toni wasezeye Modric agasaza hari ibisubizo bitabonetse good ariko hari ikibitera. Uyu mutoza ntiyigeze aba umutoza ukunda kurira abakinnyi, akoresha abafite yahoze iteka ryose avuga ngo abakinnyi bahari imbaraga zabo n'intege nke zabo niyo squad dufite tugomba kwibyaza umusaruro uko imeze. Aranavuga ngo buri mwanya wose uramutse umbwiye gushaka ibisubizo ngiye Carlo Ancelotti nakubwira ibisubizo wenda byo hantu nyine na byo gushyiramo imbaraga gukomeza mu myanya itandukanye ariko akavuga ati ikibazo kikaba kimwe, ese priorite yaba transfer cyangwa priorite yaba guplaningira kuba dufite icyo twashyira imbere byaba ari ukureba ku isoko ngo twatakaje reka dushaka n'umusimbura mwiza wenda kuri we cyangwa ibyiza nuko twareba mu bahari tukareba icyo twababyaza. No yatangiye gufata umwanzuro wo kuvuga ngo niba tuvunikishije kabiri nta kindi nakora mu gihe ikipe nta buryo iri guprovidinga bw'amafaranga reka mfate Vasquez musubize kuri kabiri, ariko biziko Vasquez si umwanya we nubwo yageze kuhakina abizi neza ko ni umukinnyi nawe kuzo utagifite wenda izo mbaraga byana kwanga yabona bidakunze akajyanayo Fede Valverde. Mu yandi magambo yagiye yishakamo ibisubizo ariko ibona yuko ari iby'amabara kindi. Ibyo tubiveho rero uruhare rwe we rukabura uhereye uruhare rwe urwa mbere rwari ukubanza kumva icyo Real Madrid yakoze akabanza kwisanisha nacyo kuko n'ubundi nta kindi gisubizo cyari gihari.
njye ndaza kumurenga mu kibuga, ariko uruhare rwe rwa mbere njye nanamushimira runanira abatoza benshi, nuko Real Madrid yari imaze gufata biliyoni y'amaero perezida Florentino Perez ayishora mu kuvugura stade ya Santiago Bernabeu. Babitekereje bavuga ngo turashaka ikintu kizaduha extra revenues mu gihe kiri imbere kugira ngo stade ya Real Madrid izabe ikintu kizajya kibyara amafaranga mu gihe kiri imbere azatunga equipe. Bavuga ko iriya stade buryo yavuguriye ikaba Ultra Modern Stadium ifite ubushobozi bwo kwakira amakonseri, ifite ubushobozi bwo kwakira n'indi mikino itari umupira w'amaguru, ubwo n'izindi siporo, haberamo ubukwe, haberamo ibintu byinshi, haberamo n'ibitaramo by'abahanzi, ngo ifite uburyo butandukanye wayikorera setup. Kiriya kibuga ureba bakiniraho bafite ubushobozi bwo kukimanura munsi y'ubutaka bakazamura stage z'aba performer bano b'abahanzi. Chris Brown yaje nk'i Madrid akahakorera igitaramo kuri biriya 81, kandi bigaragara nyine ko setup ni y'imuziki. Habagiye gukinirwamo hockey, bafite ubushobozi bwo kuzamura ikibuga bakagisetinga kabisa, kiriya ujya ubona kikajya munsi kikabura. Ni stade yavuguruwe ibahenze cyane. Icyo rero kubanza kucyumva nk'umutoza ndabanza kubimushimira, kumva ko ikipe ibaho ariko ntimuyibesheho byo kuvuga ngo reka tubeho none nkaho tutitaye ko bazadusimbura ejo. Icyo nagishimiye Perez, nanagishimira Carlo Ancelotti. Ntabwo yamusabye byinshi muri iki yari umushinga wa yarabyakiriye, yanga no kumutererana. Ni nayo mpamvu ubona nubwo abatoza rero bashyirwaho blame, ariko abazi umupira bose barakubwira ngo oya, ntabwo ari we wenyine ugomba kuba blamed kuri icyo ngicyo, kuko nta kundi bari kubigenza. Bagombaga nyine kwataka icyo kibazo uko cyari giteye kugira ngo bashake igisubizo cyazaza muri Real Madrid. Cyo munenga rero mu magambo make we ni kimwe, ibihari byo yabikoze neza ku buryo wabyizera ko we yatoje ibyagombaga gutozwa, yatoje neza, ekipe yagize je nziza, kuko ibyo niwe bireba. Mu bakinnyi bari bahari, ese ubusatirizi bwakoranye neza, habayeho guhuza Kylian ndetse na Vini neza, kandi ko bishoboka ko bombi bashobora gukinana bagatanga umusaruro kandi bikakunda. Nyine urugero rworoshye rubihamya nuko Mbappe ashobora kuba yagira umusaruro atanga muri equipe nationale yakinishijwe muri uriya mwanya false 9 cyangwa se reka mvuge nka nimero 9, ariko udasanzwe kina nka nimero 9, hanyuma Vini agakina ku ruhande. Hashobora kuba ku rotating. Uyu munsi ntabitanga ko ari ufite ibitego byinshi muri Real Madrid muri saison. Kylian Mbappe arabikora, ariko Vini ari mu bantu badatsinda ibitego. Vini amaze kugira imikino yenga 10 adatsindira away. Wavuga ko kuza kwa Mbappe ari byasubije inyuma Vini? Ntabwo ari byo byabishubije inyuma, ahubwo hagombaga kubaho kubahuza, kuko hari ijambo rimwe ritajya rikunda. Ijambo rikunda mu Kinyarwanda, ariko ntabwo rikunda mu mupira mufite umutoza ukomeye, ngo ibihanga bibiri ntibibana mu nkono. Ibyo mupira birashoboka. Oya, umupira ibihanga bibiri byabana mu nkono. Narize njya numva zinarwaye umuntu bakamwangwa narizanga, urabona ngo ari kishe Real Madrid ngo erega ngo nta bihanga bibiri bibana mu nkono. Si ibihanga n'abakinnyi bihuriye. Ni ikibazo cyo kuresponsabiliza, ni ukuresponsabiliza abantu, ni ukubaha inshingano, ariko izo nshingano zikaba ari izuzuzanya. Twabonye aho Neymar, Messi na Suarez bose bahemeranya ku nshingano za buri umwe. Twese turabizi ko the boss is Lionel Messi, ariko Messi arabwira ati ndi hano kugira ngo mbafashe mube beza namwe. Bose bakoze crazy numbers. Suarez na rutayizamu nta muntu wigeze ngo Suarez yabuze ibitego, yarascoringaga. Neymar bakundaga gucishaho imipira, akaba ari uderanja akaza gusora umupira werekeza kuri Messi. Messi wabaga asa naho ari mu bitugu gatoya bya Suarez. Messi yasete nk'umupira abona ntago ashobora kuwushyira mu izamu, akawukinisha Neymar wamaze kwinjira cyangwa akawukinisha Suarez bakawutsinda. Bose bagakora imibare itangana, ariko buri wese imugira mwiza. Bageze naho batangira kujya bapasanya ama penalty bakayipasa kubera ukuntu bahuza nyine icyo kintu cyo kuremamo guhuza. Kandi byari ibihanga bitatu bishobora guhurira mu nkono imwe, noneho byari bibaye ibihanga byinshi. None unyira rero analize ibihanga bitatu ndaza kugenderaho cyane. Hasigara ikibazo kimwe, niki nakora
muri bwa bushobozi Mbappe afite twese twemera ko buhari kuko yabugaragaje guhera za 2018 akiri umwana muto cyane mu gikombe cy'isi abe mwiza amakisimize niki twakora Vini ngo mu myaka 3 amaze ashininga muri Real Madrid kuko hari nka Champions League ebyiri afashe Real gutwara hariyo yayihetse yaseze ishize bapataraza hari n'indo batwaranye na Karim Benzema nabwo yari afite urane mu bitego hafi bigera muri 20 na ndibuka ko yari afitemo hafi ibitego 17 muri yose yarascoringaga akasistinga kandi cyane ameze neza. Vini ni mubi cyane iyi sezo uzi ko amaze imikino 13 adatsinda igitego mu rugo bari gukina muri champion bari mu rugo Bernabeu adatsinda igitego cyangwa away bakiniye hanze ku kibuga cyo hanze kandi ubundi wasangaga igihe bajya gukina match nk'izo zikomeye basuye izo za Getafe basuye za Las Palmas nibo ushaka kubloka nyine akwani bloka akaba yatsinda ariko yari mubi cyane iyi sezo yenekereza ko wenda yabaye desi igihe Mbappe yaje akora ugiye kuvuga ahubwo ko nge ntabwo nge mu mikinishirize nibyo ariko hari n'ikindi Mbappe yaraje ntibigeze bamuha umwanya wenda ngo agiye guhengamira kuri rwa ruhande rw'ubumoso akunda bamukinishije kuri attack umwanya adakunda cyane akina hatsinda ibitego Vini yagumye mu mwanya we ahubwo riga ku cyabantu batari bindi hangere ivuga ngo nyuma yo kubura Ballon d'Or iyo derangement mu mutwe wa Vini nayo ishobora kumusubiza inyuma ku rwego rwenda bitajyanye n'uburyo umutoza bakinisha ku rwego rwe w'ubwe nka Vini akaba yarasubiye inyuma bikitirirwa ko akinishwa nabi mutoza atashoboye kubahuza mu mikinire kuko Vini yagumye ku ruhande rwe rw'ibumoso. Vini hari ibice nka bibiri wenda we bitakomeje kumubera byiza. First of all Vini umwanya we yarawugumanye ariko awugumana asa n'umuntu uhanganye n'ikintu cyo guprova ko I can be even the boss maregre ko bazanye Kylian yes Mbappe twese twemera yuko afite ikintu cya superiorite kuri abo bakinnyi bari muri Real Madrid afite ukuntu ari hejuru yabo bizina afite binamaze gukora binamaze kugeraho amaze kugira profile nini kubarusha igikombe cy'isi cyane nk'igikombe cy'isi afite ntawe ugifite muri bariya n'imibare ko amaze kugira hari mu bitego birenga 500 ni superstar. Now akihagera yasanze nyine nkuko bavugaga Vini ari umukinnyi uri gutekereza kuba yatwara Ballon d'Or kubera imibare yari yagize umwaka wari wabanje. Vini kubanza kwakira ko yaragiye gutwara akaba agiye kongera kuba umukinnyi uri munsi ya Kylian nkuko byari bimeze kuri Karim Benzema bishobora kuba byaramugoye bikanaperturba wenda uko yatekerezaga cyangwa ko yiyumvaga nk'umukinnyi muri Real Madrid uzaba ari umukinnyi ngenderwaho habanje kuvuga ngo azamburwa nimero 7 ibyo Perez arabati reka muramenye habanze ikintu cyo kuvuga ngo bazamuhindura uruhande batoya mumurekere mu mwanya w'Mbappe akine ku rundi ruhande bati penalty azazamburwa cyo kora bwo yaje kuzikurwaho kubera kuzirusha cyane penalty arazitera barabanje barazimurekera bagenda bazihana nyuma birangira azivanywe kubera kuzihusha ariko ikibazo si icyo kujera situation y'aba bakinnyi byagombaga kuba kare abakinnyi bakiza ibiganiro bikaba ibyo kubahuza no kubereka icyo babakeneyeho washoboraga no kubakinisha bombi kandi bagakina wenda bakina nk'imbere bombi ashobora no kubakinisha muri 4-4-2 nta nicyo binatwaye ukizerera ama mediateri bawe bakaba bagufasha washakaga no kubakina hari nk'ibintu nshoro tigeze gukina nawe zembe kubwira ninjoro muri AC Milan hari ko nshoro tigeze gukina 4-3-1-2 so ko yakinaga se zishize n'ubundi ibyo ashoboraga gutekereza kubikina ariko hakaza na dossier nyine ya Rodrigo nawe utaragiye abantu bavuga ko ari umukinnyi ukomeye ugomba kubona umwanya rega ikibazo ntabwo kiri kuri Vini na Mbappe gusa harimo na Rodrigo kubalansa kose bijyana nuko hari ibintu bibiri ba mu kibuga ikintu cya mbere ugomba gutekereza hari iki twita ngo ni formation icyo ujya umva abantu ngo umutoza yapanze abakinnyi ariko gupanga abakinnyi ni kimwe icyo bita nyine kuba plaza mu kibuga hanyuma hari n'uburyo bwo gutekereza uburyo agomba kuza kwideplacer mu espace ubwo ni cya kintu twita animation du jeu cyangwa ukuntu umukino wabo noneho bawukina ese iyo dufashe umupira Mbappe asabirahe Vini asabirahe Rodrigo asabirahe ese iyo dutakaje umupira inshingano za Rodrigo agomba kwisangahe inshingano za Jude Bellingham agomba kwisangahe ese mediateri bacu babiri bo hagati bo bakorana gute donc hajemo ikibazo kimwe n'abakinnyi batigeze bashyirwa muri position yo gutekereza off umupira cyangwa off the ball turakora iki
akazi ka Vini na Mbappe kagiye kabarimite igera Real Madrid idafite umupira, kandi icyo cyaterwaga no kuba ntibashaka kwiruka cyane kuko bumva yuko they are superstars, ni abakinnyi b'amazina, ni ibitangaza, ni ibihangange, kuko iyo umwe abuze undi araderivaringa. Ni ikintu cyagiye kigaragara. Kubera iki? Uba wasimbuye Vini cyangwa agasimbura Mbappe aba yiteguye gukora iyo dirty work cyangwa ku kazi gasa n'akagorana ko kwiruka ibirometero byinshi mu gihe ikipe iri gushaka umupira. And remember, Real Madrid ni imwe mu makipe afite defense yoroshye. Byoroshye ko niba abakinnyi imbere batagize uko gupressa ngo bashaka umupira hakiri kare, barimita ama espace ya adversaire. Inyuma hayo tuzi ko harwaye no muri mediane ntago hakomeye cyane twabibonye. Harimo abakinnyi ba Ceballos, harimo ba Kamavinga, harimo abo ba Tchouameni, bose ntiwavuga yuko ari nabeza cyane ku rwego rwo hejuru ujyanyije n'abari bahari mu gihe cyashize. Hakabamo rero ikibazo cy'uko nge nabara ko Ancelotti we ku giti cye nk'umutoza yagombaga kurwana no kubaka ikipe ishyize hamwe, ukabona hatarimo akantu kameze nk'akantu kwa igo yego inabamo, abakinnyi bakomeye barayigira, buri wese aranabitekereza gukora imibare ye myiza, niko abantu turemye, ariko mbere na mbere ijambo ekipe cyangwa se kumva ko 11 bahuriye mu kibuga n'abasimbura babo, ikibareba mbere yo kureba buri muntu ku giti cye ni ukureba resultat nziza kuri Real Madrid. Iyo udafite igitsure ngo ufate imyanzuro, ube wakwicaza bamwe mu gihe batakumvira, ube wakora amateam talk aremereye, ube wakwicaza umukinnyi mu gati ibi nibidakorwa ndagusimbuza, na nisararangwe wanamusimbuje, ubu byemeranye na Perez na media ibe yabaye iri very alert kuri icyo kintu, unabisobanure mu biganire umugati kintu utagikora nzafata decision izi nizi. Ibyo biragorana. Zidane yarabikoze muri Real Madrid. Nkubwira ibintu byabaye, ntago nkubwira ibintu nk'aranchero turi kubivumbura. Zidane yisanze muri position aho Cristiano Ronaldo ashaka gukina imikino myinshi ishoboka kugira ngo agire imibare iri hejuru. Aramwe ati njyewe ntabwo nzakwemera gukina ama match ya La Liga away. Uzakina match za La Liga ariko zo mu rugo. 2018 ba mwaka yise anasohokamo ajya muri Juventus. Aramwe atumaze gukura, umaze kugira imyaka yigiye hejuru, ntago nashobora gukomeza kuguha iminota ko mfite n'undi mwana w'umuhanga nkeneye guha iminota. Alvaro Morata, ugomba kubyumva ko iminota yawe izaba limite cyane, match za La Liga zo hanze ntago uzajya uzikina. Ronaldo arisararanga agira ngo ni imikino, abona match ya Las Palmas aramusimbuje ari 2-2 ku minota 80. Aramwe ati ruhuka dufite Champions League, narabiguteguje ko ari iminota nzajya nkuri mita. Ronaldo araza kubita uducupa agira ati Zidane amutumaho muri office Valdebebas ku kibuga cy'imyitozo, baraganira amwe ati bimenye I am the boss. Niba uvuga Ballon d'Or ushaka narazitwaye nzi uko zitwarwa, niba uvuga imikino ikomeye wagiye wigaragazamo nanjye narigaragaje, niba uvuga ku murejande nanjye ndiwe hano, nta gishya uri kuvuga ntazi ntumva. Nakinnye kuri top level, nzi ko umukinnyi aruha ananirwa, nkeneye kugufasha, niyo mpamvu ndaha ntiwakwitoza ninjye ugutoza. Umukinnyi yumva ko sinabi ni neza ye. Ronaldo yatangiye kuruka nibwo azakazajya kubitabira ibitego bidasanzwe muri za Champions League, bitazibagerana kuri za Juventus n'ibiki, aragenda n'ubundi imibare agira myiza. Zidane rero icyo gitinyiro yari afite gituma Ronaldo amwubaha, ni nacyo yazanye kuri Bale. Yaramubwiye ati Bale ndagusaba kwiruka mu gihe tudafite umupira. Bale atangira kuzana mutubazo tw'imvune, aramudropinga ashyiramo Asensio, baramutiza muri Tottenham. Umutoza n'ibyemezo nicyo nashaka kukubwira, bizagenda neza babonye umutoza. Hari ibyo Perez yego atamufashije mu kutagura abakinnyi, ibyo byturutse kuko yarubatse stade amafaranga ba menshi, harimo n'ikibazo cy'uko nawe ubwe yes yagombaga kujara dressing room agashyira abakinnyi ku rwego rwiza. Byarangiye rero bidakunze, ikipe nyine igwa mu bibazo. Se babivamo kuri Barcelona batwara igikombe cya Copa Delrey nejo umukino uzasesengurwa neza cyane mbere y'umukino. Ariko nanone ugomba kumenya ko Real Madrid yagaruye mu kibuga Kylian Mbappe yakoze imyitozo n'abagenzi be arahari, ndetse na Ferland Mendy mu gihe Kamavinga na Alaba bavunitse. Barca izabidafite Robert Lewandowski rutayizamu umunyapolonye. Ntabwo nafunga page yo muri Espagne nababwiye ko ku munsi w'ejo inkuru y'urukundo y'umutoza Emmanuel Guasir ndetse na Sociedad yarangiye. Uyu mutoza wayitoje avuye mu bato
baramusezereye kuko ni ikipe muri uyu mwaka w'imikino itaritwaye neza cyane. no kureba rero byinshi biza gukurikira n'umutoza mushya ahari baza kubona paje y'Iburayi turaza kwisoza ariko